Yesu nashimye bene data nshuti z'umusaraba dusangiye kwizera. Turagira ngo dusangire ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 17 umurongo wa 46 geze 45 geze 46. Igitabo cya mbere cya Samweli 45 geze 46 ariko ibice 17. Reka dusoma aya magambo twumve ubutumwa burimo. Haravuga ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Israheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'Abafilisitiya, kugira ngo kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba z'inkazi, intumbi z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye yuko Uwiteka Imana, bamenye ko mu Israheli harimo Imana, kandi iteraniro ryose limenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu cyangwa intambara, kuko ari Uwiteka kandi ariyo wasuzuguye. Niyo mpamvu iza ko ariyo mpamvu ikungabije. Iki ngiki ndagira ngo umfashe ugitekerezeho. Ni amakuru yabaye muri Bibiliya, ni amakuru yabaye Bibiliya yanditse y'umwana witwa Dawidi wagemuriye bakuru be, ageze ku rugamba asanga hari Goliyati uri kubatuka ubahagaze imbere, umaze iminsi 40 abatuka. Yari yababwiye ngo muzane umuntu umwe arwane nanjye ndahagarara ndwane namwe. Intambara ari mbi cyane, ni intambara mbi, ko ni intambara umuntu arwana ari umwe, abo mu ruhande rwose akabaranesheje, aramutse atsinze yatsindwa n'abandi bagatsindwa. Kankubwira ikintu ukwiye kumenya. Buriya iyo utsinzwe mu bikugerageza, hari abandi bantu baba kuri inyuma batsindwanwa nawe. Buriya ntabwo urwana wenyine. Nayo kibazo abantu bagira. Buriya urugamba rwose ubamo, hari abantu baguteza amaso. Nuramuka urunesheje, harimo abantu bazanyesha cyane. Nuramuka utsinzwe, rimwe bazatsindwa cyane. Ikintu ukwiye kubanza kumenya gikomeye ni uko ugomba kubwira ikibazo cyawe ukagiha ubuhanuzi. Ugomba kwihanurira. Ndashaka kumenyesha yuko tujya dushaka abahanuzi ngo baduhanurire, ariko ukwiye kwihanurira. Ikintu kiguhagaze imbere, ushingiye ko Imana wayimenye, ushingiye ko wamenye Imana, niba koko Imana uyizi, ukamenya ko ari mu ijuru ikarema n'isi, ikarema inyenyeri n'izuba itakubajije n'ukwezi, ikarema ibiti byo mu mashyamba, ikarema ibiba mu mazi n'ibigendera mu kirere, ikarema izahabu n'andi mabuye y'agaciro. Akariyo Mana muziranye uvuga, ugahura n'ikibazo kiguhagaze imbere ufite iyo Mana, ukwiye kwihanurira, ukabwira ikiguhagaze imbere. Kuko Dawidi yabwiye Goliyati, ntabwo yaje bamuhanuriye, ntiyaje abyiteguye. Nishaka kizana gutunguri. Ugomba kumenya ko Imana yapimye ibinyuramo, isanga bitakwica, iremera ngo binyuremo. Nawe rero ugomba kubwira Goliyati, sinzi Goliyati wawe wari uwuhe uguhagaze imbere, ariko Dawidi yabwiye Goliyati ati uyu munsi ndaguca igihanga, kugaburira ibisiga byo mu kirere. Kubera iki? Kubera ko wasuzuguye Uwiteka Imana yanjye yaremye ijuru n'isi. Kandi numara gupfa, abantu bo mu isi baramenya ko Uwiteka adakirisha ibintu bikomeye, akirisha ibyoroheje. Kandi abo muri kumwe nabo ndabagaburira ibisiga. Iyo umuntu nk'uyu yavuze ibi yabikuye. None se uvuze ibintu wavuga, hagarara mu mwanya wawe uvuge ijambo rikomeye, ubwira ibibazo, ubibwira ukumva byagenda. Imbere yawe mu kanwa kawe harimo amagambo abiri. Hari uguhitamo kwatura gupfa
no kwiyahura no kwatura ibizakubaho bibi kuko nabyo urabishoboye. Hakaba no kwitamo kwatura ibyiringiro. Urahitamo igiki rero? Inama nakugira niyihe rero? Petero yaravuze mu gice cya mbere murongo wa 3 ngo rwa mbere Petero yanditse ibyatatu murongo wa 15 yaravuze ngo muhore mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese impamvu y'ibyiringiro byanyu. Ntago ari umuntu wese gusa, muhore mwiteguye iteka kugira ikintu cyose. Kankubwire ko ibintu byose bitega amatwi kumva. None se iyo wiyatiyeho gupfa kupfa akanwa kawe kararema, vuga ibintu byiza ku kibazo ufite. Ahanura ubuhanuzi bukomeye kubera ko ufite Imana mu ruhande rwawe kandi ishobora byose. Kandi nuhanurira ikibazo uhanurira umusozi uri bwimuke kandi urabireba uzashima Imana. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. imitima yanyu nihagarare Yesu yanesheje natwe iratuneshe.